Rayon Sport ni ikipe y'intsinzi. Iyo sezo imwe irangiye nta gikombe itwaye, icyo gihe kaba kabaye. Yego. Buriya mu bikombe tubara bya shampiyona y'u Rwanda cyangwa amene muri competition zikorwa muri iki gihugu cyacu, izatwaye igikombe cya shampiyona, burya navuga yuko umwaka waragenze nabi, byenze neza uko babyifuza. Tukareba manda ishize ko habayeho amavugururwa ibyiza, ariko izo ntego ntitwazigeho zo gutwara igikombe. Uyu munsi turongera, reka nkoreshe nanjye expression isanzwe ikoreshwa n'abakunzi umupira w'amaguru muri rusange, bavuga ngo abasaza baragarutse, which is good, ntabwo ari bibi, ariko se bagarutse gute? Ese inshingano twahawe cyangwa bahawe icyo gikombe kitabonetse byagenda bite? Umufana wa Rayon Sport ahantu ari rero, uko bibumbiye mu fan club, uko bari hirya no hino, uko twagiye tubahuza kugira ngo tubaganirize, arakubwira ati ntacyo umbwira na kimwe utaranyereka igikombe. Aho niho haturutse n'itsinda, njyewe nafata n'umwanya wo gushimira rya Special Supporting Team. Ni itsinda ryaje rije kunganira komite, hahandi bavuga batahanu byakomeye, bakaza bakiyegeranya kubera urukundo bakunda ikipe. Ni naho niriya retreat yabereye mu Kagera ejo bundi, byari kugira ngo byibura tubashimira aho bagejeje, kuko phase yari yagenze neza. Tuti none phase retour tubigenze tuti, aho intore zicaye rero byanze bikunze zishakamo igisubizo. Ziti rero kugira ngo tugume muri no momentum y'igikombe, nuko dutegezwa gutsinda match zose, ndetse tukanagaragaza yuko tubishoboye. Twagiye tugira ibigusha bitandukanye, tubura inkingi ya mwamba striker wacu, ariko tuti no, n'abana basigaye bati barashoboye, mureke dukomeze muri uwo mujyo rero dutware igikombe. Aho niho nashaka kuza gukora no twinjira noneho mu bigendanye. Ndumva ngewe ubuyobozi rwose muri mu ngamba kandi mubirimo neza cyane, kuko mwabidusobanuriye kandi nyine kandi abakunzi ba Rayon Sport bakurikiye. Ahubwo tujye muri icyo kibuga, kuko ubuyobozi bwa Rayon Sport nagarugo buzakina umupira. Yego. Abazakina umupira ubwo bushobozi murabonamo gutsinda imikino 9 birashoboka, bijyanye n'ibyo bibazo nyine uhereye uvuga bya Forunganye wagize ikibazo cy'imvune, ari na watsinaga ibitego, bigaragara no uyoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi. Abakunzi ba Rayon Sport bafite impungenge, cyangwa se buri mukino bakinnye bafite impungenge, bavuga ati kirajyamo kirashyirwamo nande. Ubwo bushobozi murabufite, ikipe umuntu ibufite, kuko Forunganye azabona abamusimbura Rayon Sport igatsinda kandi gatwara igikombe. Reka ngusubize rero, buriya kwambara umwambaro wa Rayon Sport biguha indi level, biguha indi mentality, ku buryo umukinnyi wese wambaye jezi ya Rayon Sport ujya mu kibuga ari capable yuko yagutsinda. Forunganye akimara kugira ikibazo cy'imvune, abantu benshi bavuze bati karabaye, ishyamba rirahiye, Rayon Sport irabyitwara mite, ariko so far turacyari hejuru, turacyari idinze, kandi tumaze no gutsinda match zingahe adahari. Tukaba rwose tubizeza yuko uwo mujyi wo gutsinda niwo dushaka, kandi urebye muhare iri muri ekipe, abantu bakubwira banakubwira bati buri nsinzi ya match tuyitura Forunganye, kandi tuti hato na absence turahari, kandi twizeye yuko tugomba kugukorera mu ngata aho utari tukahaba. Hakubunda ameze ati ameze neza, ndetse wenda nuko umuntu atakora mu gaseke ngo bivuge, ariko ngira ngo mujya mubibona kenshi ari amatsinda y'abafana atandukanye agenda kumusura. N'ubu tuvugana ubari muri kine ajyanye na Dr wa equipe Mzee Mugemana, nibavayo aratubwira etat de santé uko nimeze. Tunifuza yuko muri match ziri imbere azajya akereka abakinnyi yuko nawe ahari, akabatera ingabo mu bito. Rugangura agira za ndani zimbere muri Rayon Sport. Hari umugani wa kera ngo umusaza abwiraga ngo warambitse inkoni hasi, mwabwira ngo inzoka ngo irambure, ngo mwemere niba ngo ushobora kureshya nayo. Nicyo abantu bateze Rayon Sport bavuga bati ufashe match yikubise muri Stade Amahoro, match ya Mukura, mukwaru kugerageza kugaragaza nyine ko abareye ari benshi. Za ndani zivuga iki? Iyo presence ubwo Kabagema Vivence avuga ko bari kumwe n'abakunzi ba Rayon Sport bari tayari kuba inyuma ya komite. Hari ibyo ubona access mu bimenyetso mu bishashi no mu biganirwa, hari amakuru ya ndani ubona yuko Rayon Sport kuko ishobora kuzaba ifite abafana bahagije muri Stade Amahoro. Bazaza impamvu mbona bazaza, ngira ngo byari mu kwa mbere ku itariki 11
urugendo rw'abareyo bava i Huye baza i Kigali ngira ngo ntibazarwibagirwa ibitego bibiri bya Niyonizeye Fred na Jordan Ndimbumba abareyo babona kimwe cya penalty ya Forunganye nta nkuru ibintu byakomeye Rayon Sport niyo match maze gutakaza muri shampiyona ko nakantu k'ingenzi cyane Rayon Sport imaze gutsindwa match imwe match imwe yatsinzwe na Mukura hari ikipe irayitsinda siko bimeze se ni imwe mu mpamvu zikomeye rero nshobora gukoresha ijambo revenge dukoresha ijambo revenge cyangwa kwihorera mu mupira bijye byumvikana mu buryo buri positive nuvuga ngo uwo mujinya abareyo bakuye mu majyepfo kuko Mukura yari yavuze ati mushobora kuza gukata mugashakisha izindi nzira bitabaye ngombwa ko muca Nyanza mu mujyi kugira ngo naho mwavukiye abantu bababone n'igisebo urumva ariko iriya match Mukura nimwe mu ekipe agora cyane amakipe y'Ibigugu kanya SG yavuze abigarukaho ni kimwe rero mu bintu ngiye mbona bishobora kuzazana abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport izo forme iracyazifite ni forme zo gutsinda Rayon Sport muri phase mu mikino ya mbere ariko n'ubundi biracyagaragara ko izo forme zifite ko yatsinze na APR cyane yakomeje kwerekana urwego rwayo imbere y'amakipe Mukura ntabwo imenyereye gukina kuri kiriya kibuga ntabwo ikizi nayo ni imwe mu mpamvu ariko nabwo ifite imbehe yayo y'ubutare hariya inigiraho abantu ariko hari kuri stade Amahoro ubwatsi buri natureri munyibutse ni muko nibwo ugiye kwakinira kuva yavugurwa stade Amahoro uko bimeze yego hazabagora habereye match zingayize hari ukuntu wenda rimwe na rimwe abayobozi babasobanurira cyangwa babaha amakuru ariko hakagira bimwe na bimwe SG bashaka wenda gusa nkaho batababwiraho neza surtout nk'iyo abantu bari gutegura match nk'iza ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu abivuga kugira ngo n'abafana babimenye ndibaza ko imwe mu mpamvu nanone mushobora kuba mwarateguye match mu mahoro ko urumva iyo hajemo abantu benshi na ekipe ibona amafaranga ekipe ya Rayon Sport ubu tuvugana hari ibirarane ibereyemo abakozi haba abakinnyi n'abandi bakozi muri rusange ntabwo ari ikintu kibi kukivuga kuko n'amafaranga azavamo aho ngaho namwe mu mafaranga azaherwaho bakuramo ibyo bibazo ngira ngo ni ikintu cy'ingenzi kuko ayo mafaranga naboneka abakinnyi bagahembwa neza nta kibazo bagahemberwa ku gihe n'izindi match bazazikina bari motive ngira ngo ni ibintu byoroshye kumva birumvikana ko ibyo uvuze ni ukuri hari rimwe mu mpamvu yatumye dutekereza kujyana n'umupira kuri stade Amahoro ni ukugira ngo dutekereze no ku musaruro ugomba kuvamo si igikorwa remezo cyonyine kuba ari ubwacyo ari cyiza cyangwa se icyo kintu ni match iri muri match tuzakira zikomeye muri match 9 zisigaye match ya Mukura muri match zikomeye tuzakira bivuze yuko tugomba kwibyaza umusaruro bivuze yuko biri mu mpamvu zatumye abantu bose bahaguruka kugira ngo abe ari naho duhera tuvuga ngo dutangiye urugendo dutangiye campaign yo gutwara igikombe dukemura ibibazo dufite hagati yacu by'ubushobozi kandi noneho n'izindi match tukazajya kuzikina ibyo bibazo byakemutse cyangwa se byanagabanutse niyo mpamvu dukangurira abakunzi bacu kugira ngo uyu mukino bawitabire n'uwumva atazabasha no kuza kuri stade dufite ubundi buryo turi bubagezeho ashobora kuba yafasha ekipe kugira ngo abe yatanga inkunga ye aho ari atabashije kujya kuri stade Amahoro hanyuma rero tugane ku musozo Banza bibutsa abantu ibiciro bibutsa abantu ibiciro hasi bimeze gute hejuru bimeze bite executive seats stade Amahoro ndayikunda cyane executive seats ariko rero nzajya gusura stade nkajya kureba muri executive njye ntago mazi ntago ndahagera Sport muzanyemerere ngere muri executive seats ndebe oya no gusura kuwa gatandatu tuzaze tugutembeze no gukora tour haba hameze hati ubwo se ugeze muri skybox none handi ha miliyoni uva none ariko sikosetsa ubwo rero nukuvuga ngo SG muragenda namwe mugira icyo mubivuga nukuvuga ngo abazagura amatike mbere y'umunsi wa match ahasigaye hose cyangwa se aho bita muri upper ball muri stade ni 2,000 yego hanyuma muri lower ball ni 3 upper ball ubwo ni hejuru abantu bajye babyumva
ni terime zikoreshwa amastade y'Iburayi nyine urabona ko ni stade yacu nahitaniye na za Santiago Bernabeu urumva twagomba kubijyanisha cyane hanyuma lower ball ni bitatu sibyo lower ball handi umukinnyi Keva ashobora gutumbagiza umupira ugahita uwufata lower ball hasi hakurikira nyine aho ngaho tufata ukamusubiza bitatu hanyuma VIP ni mu 20 VIP ni mu 30 handi mwavugaga muri executive seats ni 100,000 muri Skybox ni miliyoni yego ariko ubwo aho ni imbere y'umukino ariko ku munsi wa match nyirizina kuri match day kugeza kwa gatanu aho ni kugeza kwa gatanu ubwo guhera saa 6 z'ijoro zo mu rukera zo ku gatandatu twageze kwa gatandatu ibiciro bizahita bihinduka upper ball bizaba ari 3 lower ball ari 5 VIP ari 30 VVIP ari 50 executive seat ari ho nta kizahinduka na Skybox ni miliyoni ubwo akanyenyeri ni kakandi mwatubwiye ko amatiketi yari muri systeme yo arimo na akanyenyeri 939 urwego ukagura itike yawe yego ubwo rero barenda umva byinshi cyane mwabyumvise bwana Kabagema sinzi niba wenda hari ubundi butumwa mufitiye abariyo cyane cyane numvishe ari ufite akazi katoroshye k'imikino 9 kugira ngo noneho mu butambutse yego urakoze cyane ubutumwa bwihariye ni ugushishikariza abakunzi ba Rayon Sport kwitabira imikino dusigaje iyi campaign ntabwo ireba komite ntabwo ireba abafite inshingano gusa irareba abakunzi bose aho buri wese ari ashishikarize mugenzi we kuza ubu dufite n'ikizame gikomeye cyo kugira ngo twerekane yuko aya mahoro ari ayacu immo nitwe basirimbu il faut pas qu'on passe de côté sibyo bigaragare yuko ari twebwe tuhamerita kuhaba ari twe tumerita kwereka abantu yuko duhari representer igihugu representer football yacu kuko n'amateka arivugira hanyuma uretse no gushishikariza abantu kuza rero mu matsinda bibumbiyemo twifuza yuko n'abanyarwanda muri rusange bakunda football baza kuko match ya Rayon Sport ikurikirwa ahantu hose hatandukanye ndetse noneho nka profita nkahita mvuga n'akandi kantu k'ingenzi kihariye kajyanye n'abantu bashaka kugaragaza ibikorwa byabo ngo ni ibijyanye na sponsorship twateganyije ibice bigeze muri 4 by'ukuntu umuntu yagaragaza icyo akora akaba ateye inkunga ndetse nawe akaba agaragaje uwo ari we ni event duteganya izagikorwa kuri buri match twakiriye igihe twayakiriye muri stade y'Amahoro tugushimira umukuru w'igihugu ari we tugejeje hariho ibice bigeze package zigeze muri enye hariho platinum partner umva no gufatanya bikorwa ariko bwisumbuye buri kuri level yo hejuru aho utanga miliyoni 10 tukakwereka iyo package ijyanye n'ibyo uzamamaza naho uzakoresha urumva ugahabwa vuga niba wishyuye miliyoni 10 wowe uzabona iki hari massive brand exposure no kuvuga ngo uza brandinga muri stade Amahoro muri ama LED screen kabisa ubugaragara LED screen hari kuri pitch side ku kibuga yandi atagize hari kuri screen ziri muri stade Amahoro hari VIP hospitality no kuvuga ngo tuzaguha naho ushobora kuba nkari twavuze tuvuga executive suites no kuvuga ngo hariho B2B networking nimba ufite umushyitsi ushaka kujya kunaganire Amahoro yacu mugasangira gakawa mugasangira amazi muganira mugakora business so izo ngizo ziri muri package y'abantu bazabitanze ndetse mu rwego rwo gufasha equipe ko natwe niho dusarurira ariko nawe ukore business yawe hariho premium partner uzatanga miliyoni 5 birumvikana ko atanze miliyoni 10 na miliyoni 5 ntago package ingana ariko nawe afite package nziza hakaza general sponsors n'umuntu ku giti cye ashobora kwifuza nawe gusponsoringa aho azatanga miliyoni 2 ndetse n'abandi bantu basanzwe nkuko turi muri no campaign ya nanjye ndireyo ubwo n'umuntu wese wifuza kuba yatera inkunga Rayon Sport turamushishikariza guca ku kanyenyeri kacu ariko 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 000 ibihumbi 8 iyo ni code ihari ya Rayon Sport ku muntu wese wifuza kuba yatera inkunga ari n'umufana uvuga ati ngewe ntago ndiboneke muri match ariko nshobora gutanga inkunga yanjye kuko ifite ikimana muri equipe aba rero numva ariko kera hari no kuntu ruva hari no kuntu abantu bose hari abantu batari mu Rwanda ushobora kuba bashaka gutera inkunga Rayon Sport abantu bari muri diaspora bari mu kazi hirya no hino mu bindi bihugu hari ukuntu bashakaga nko kureba match sinzi niba bigihari ntago mperuka kubaza
bakishyura bakabanza bakishyura kugira ngo barebe match kuri online baba batwandikira ari benshi. ubwo buryo buracyahari ari abareyo bibaza icyo kibazo noneho munatubwire abashaka kuyitera inkunga bari hanze ubundi buryo bakoresha ndibaza ko abari hanze kuri iyo code yo bitakunda bo bakoresha ubuhe buryo code irakora n'abari kuri hanze word limit irakora et puis tugira na compte ya banque kuko nta makuru agomba kuba partage ahantu hose. Swift code ya banke yacu ya Rayon Sport turayipartaja. abo bari hanze batari muri dina ni fan club ya diaspora bashobora kuba bifuza gutanga inkunga yabo barabikora rwose kandi birakunda. Yego hanyuma rero ntabwo twakoze ikiganiro cyiza kitarimo amatiku ariko ntabwo twasaba tudatikuwe ya gatoya nkurikije abafana message banyoherereje haresheje ijambo rikomeye amagambo aremereye bro ukurikirane no dutiku nyine dukeya ariko ngiye niko mbifata tugamije kubaka sindira tugamije kubaka ariko nako tugamije kubaka natwiza tuma wikebura utiteguye neza message nk'eshatu ngiye mfite hano bati turabashimiye rwose ndumva barabiteguye neza kandi muri iyi gahunda ya ndire nanjye ndireyo ndumva buri muri wese akwiriye kwibonamo ariko mutubarize abo batumirwa ko mubo twumva bahaye match hatarimo Sadate na kapiteni retired Wayezu Jean Fidel bati ko nta nshingano bahawe bimeze biti. Reka ngusubize utajya kuri message ya kabiri kandi match ya munana ari yabo urakoze none ahubwo abantu ntago baba bakurikiye match ya munana bavuze ko ari ya board yose uwo muntu ashobora kuba amazi iminsi adakurikira kuko aya makuru amazi iminsi ari hanze ndetse n'ukuntu famille zateguwe n'uburyo bwo kugira nta mureyo n'umwe nta muntu muri mu nshingano ari president Sadate ari president Jean Fidel abo bose bari mu rwego rw'ikirenga y'umuryango wa Rayon Sport bari muri board aribo twashinze match ya munani ariko ku ruhembe iyobowe na Dr. Emile Rwagacyonga ariko bose bakafatanya iyo match so barimo rero ako niho gatiye kunavuga ntago byari byahata ni nabyiza ko dutanga uwo mucyo kugira ngo wese yumvemo turabashimiye rero ubwo ngubwo ndashaka kurenzaho hari icyo ndashaka kuvuga kuri iriya gahunda nababwiye y'uburyo abafana bazideplasa bava aho batuye mu ntara kuri social media ngira ngo hari aho ahantu hibagiranye ni coordinateur wa Musanze na Muhanga na Ruhango nako Musanze hari uwitwa Noheli Emmanuel afite nimero 0788 43 64 15 Noheli Emmanuel 0788 43 64 15 ni Musanze. Naho Ruhango ni uwitwa Theogene afite 0788 60 46 526 0788 60 46 526 aho ngaho ni Ruhango yitwa Theogene. Turanabemera ko tuza ku updatinga izo social media kugira ngo n'izi nimero tuzongereho kuko ngira ngo zirakenerwa muri iyi minsi isigaye yose. Ego mwakoze cyane rero mushimire cyane Vivence Kabagema wakoze cyane bonne chance muri match mufite imbere murakoze cyane SG wakoze cyane mwakoze nawe wabyemera utabyemera byo wihangana uravuyanga tu mwakoze cyane rero mwakoze cyane abatumirwa bavuye muri Rayon Sport hanyuma Axel tubwire abantu usibye Rayon Sport na Mukura ntago ari match hari dukore force no kuyindi mikino ihari ubwo n'abakunzi ba Peri nabonye match ya Vision yose ku cyumweru abonye abafana ba Peri bavuga bati Rayon time kitarangira ngo mutubwire areka yabone bati ara amakuru ni hote tuyavuga yose ko yakabaye abanyarwanda barisanzuye hano babyandikaga bati Rayon time kitarangira ntacyo mbabaro tujye muri Peri time wakabyara tujye muri Peri ariko ubwo turebe waruvuze
match zose indi mikino zose. yes indi mikino yes Kugira ngo n'umunsi wa abakunzi makumyabiri na kabiri b'umupira w'amaguru babimenye. match Yes. yo kuwa gatanu umunsi wa makumyabiri na kabiri AS Kigali na Gasogi ni derby y'umujyi wa Kigali kuko ni ama ekipe yose imbere ko arangaye kandi Eh, match ariyo ugomba kuyivuga ni ama ekipe match y'umujyi ya AS Kigali na Gasogi na Gasogi. yo kuwa gatanu reka dande kubwira ruvuyanga k'amakuru agihari ari menshi cyane bahuriye kuri yambwiraga ibya Rayon Sport ngo hari icyo ashaka kunyura ku by'umutoza turagenda gutyo se bahuriye ku muterankunga wabo mukuru navuga bose bahuriye ku mujyi wa Kigali nyine AS Kigali nk'ikipe y'umujyi na Gasogi ni match ikomeye cyane iri saa 9 rero kuwa gatanu hariya kuri Kigali Pele Yego Stadium n'ejo nyine. uretse N'ejo n'ibijyanye cyane. n'abaterankunga uretse no kuvuga abaterankunga Gasogi United ni ikipe twabonye igora amakipe akomeye AS Kigali iri mu myanya ine ya mbere ni match mu kibuga izaba igenda cyane AS Kigali Match ya najya AS Kigali na hagiye habamo Gasogi. n'impinduka ubwo uwitwa Bayingana ibyo ntabwo Hariya ngo byavuzwe Bayingana ngo byagenze kubera gute? ko twari international break mu by'amavubi ariko abantu bamenya Baramuzi ko ngo baramukimbira. Bayingana rwose ntabwo akirimo nka general manager w'ikipe ya AS Kigali ngira ngo mwabonye n'amabaruwa iyi dosiye yakisemba ngusaba ikintu kimwe iyi dosiye yabayingana kuko nanjye numva nyine amakuru mwayivuye menshi ku imuzini ruhande. muzingo tukamenya niba twayivuga ubu niba twayishyira ikindi gihe tukazayifotora neza tuzayishyira ikindi gihe kuko mbonye n'amakuru avuga ngo twabanje kwegeranya amakuru. mbonye amakuru avuga ngo yagaruwe ngo yagaruwe mu mwanya yahozemo rwose amakuru ndayabonye urumva ntabwo mugomba gusunika muzana amakuru ayo mufite tuzayahiga kubera ko Njyewe ntibajya nta- gusunika Basi mutubwire ayo mufite, mutubwire ayo hari mufite. n'aya